bibasekeje kuko mutanzi icyo gihe nari umukobwa w'ibiro 36. Ngeze n'igihe cyo gushaka, rega mbona n'umusore ntahisaza. Ese ubuzwa n'iki guterana ma kuri inkumi utagira abo wonsa? Nta iki gituma utibatura mujye gusenga. Niho umugabo namukuye, wenda wowe uzamukura muri banki aho ukorera, wenda iwanyu muri n'abakire, ariko nge nari umukene. Tugeze ku wa 4 Imana iramvugisha, irambwira ngo ahanyuze umukecuru aramuhamagara uri gukoropa hanze y'urusengero, ngo mwana wa wihangana unyure hano nkubwire ngo dutahe. Yaje nagiye kubona mbona umusore aje anyiruka inyuma, ndayanga. Nanjye naragakobwa kihagararaho, kumva umusore ngo bimukora ku mutima, wahiga homba. Nuko yaje ntiyaje ngo nshaka kumenya iwanyu, ngo menye ababyeyi, ngo menye barumuna. Oya, mfite mukuru wanjye, mfite nashaka no kwiga, nta gahunda mfite. Aranyinginga, umva naramwihamagariye. Yakuye Esther muri koma maze iminsi 3. Ni wowe ya Mana turi kubyara abaganga bananiwe, ni ya Mana mu ntambara zikomeye amasasa avuza ubuhuha, ni ya Mana muri accident yahitanye benshi ukavamo ugakira. Ariko Yesu ni mwiza ntuzamutuke, ni mwiza duhaye, ni mwiza dushatse tugatinda kubyara, burya ni mwiza twahize bikanga. Ndongera ndaseka, Mwuka Wera yaraje, subira mu murimo, subira mu itorero, ngaruka kwigaburo ryera. Ndongera ndakaraba. Yuhirimbana hari inshuti zikuvaho, bahirimbana anige na fianza kubenga, bahirimbana n'akazi wagatakaza. Twitegura mu buryo bibiri. Amazina yanjye n'ubundi nitwa Joyce Nigena, ndi umubyeyi, mfite umutware Yesu yampaye n'abana, ndi umukristo uteranira ku itorero rya Kiyovu. Twatangiranye kuwa mbere, turi kuganira ku magambo y'Imana. Twasomye mu bitabo bibiri, dusoma mu Baheburayo igice cya 2 guhera ku murongo wa 1, havuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Iryo jambo twarivuzeho amagambo y'Imana, hari ibyo Imana yashatse ko twongera kwibukiranwa, niyo mpamvu hatajemo inyigisho nyinshi. Ni ibyumviswe byavuzwe n'abigisha benshi, ariko tumaze iki cyumweru turi gufata igihe cyo kwibukiranya. Kandi twasomye no muri Luka ibice 12 murongo wa 35 havuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake. Mbere yuko nkomeza kugira ngo tuze no kugira aho dusoreza dufata akanya ko gusenga, ndagira ngo twongere kwibukiranya gato ku nyigisho twatangiriyeho, ko twavuze ko Imana ishaka ko tugira umwete wo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Twese turi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko twaganiriye ko urwo rugendo ari urugendo abantu banyuramo bejejwe, nk'uko Yesaya yavuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, kandi inzira izitwa iyo kwera, abanduye imitima ntabwo bazayicamo. Byakozwe n'intumwa ibice 24 murongo wa 16, hari ijambo rivuga ngo nicyo gituma mirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Iyo nzira nubwo tuyivuga gutyo, ariko ni inzira igoye. Ariko Pawulo yandika muri iki gice cy'ibyakozwe n'intumwa, we yaravuze ngo nicyo gituma akwiye guhirimbana. Ni ibintu bihirimbanirwa. Guhirimbana ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga gukoresha imbaraga zose, ugakoresha uburyo bwose kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Yaravuze rero ngo nicyo gituma ibyo bintu byitwa kwezwa turi kuvuga mwumva bigoye, iyo nzira igoye icyo, ariko Pawulo we yaravuze ngo nicyo gituma mpirimbanira
kugira uwo mutima utandega ikibi, nkaba nkugiriye Imana cyangwa nkawugirira abantu iminsi yose. Yesu ashimwe cyane. Ni ibintu rero bihirimbanirwa, umuntu arabyitoza, umuntu arabimenyera kugira ngo tugire imitima itaturega ikibi imbere y'Imana. Buriya umutima w'umuntu ni umusifuzi, ku buryo hari n'ibintu rwose bitari n'ibyaha, ariko umutima w'umuntu ushobora kumurega. Nk'urugero, kuba uri umuntu w'umukristo ukamara ukwezi kose urya udashobora gufatamo n'umunsi n'umwe ngo wirize ubusa usenge. Ibyo bintu ntaho Bibiliya yanditse ko ari icyaha, ariko ukwiye kuba umutima ubikurega. Ntabwo ukwiye kuba utungwa n'amasengesho ya rancawa ya saa sita y'isaha imwe kandi uri umukristo. Ibyo bintu bibayemo n'umutima ntubikurege, ubugingo bwawe bwaba bufite ikibazo. Ariko Pawulo we yaravuze ngo mparanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa nkawugirira abantu iminsi yose. Kabona kasha ukwezi kose, ugahahira abana bawe, ugahahira urugo rwawe, ukwezi kugashira, n'ukundi kwezi kukazaza ugahahira abana, ugahahira urugo rwawe, ukundi kwezi kugashira, nta muturanyi, nta mukene, nta mwana wa rubanda urebye. Ibyo bintu biteye ikibazo ku mukristo. Umutima ukwiye kuba ugutungira agatoki ko ari ikibazo. Ubibayemo gutyo ukumva ntacyo umutima ukurega, ukwiye kwegera Imana, Imana ikongera ikakuvomerera. Ariko Pawulo we yaravuze ngo ndaharanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana nkagirira n'abantu. Ukagira garderobe yuzuye imyenda, uhinduranya, wagira ngo ugiye no kugira uwuha, ukabanza ukareba ko hari amarivaje yadutse, wowe ukayagura ugahereza mugenzi wawe bya bindi nawe bitakigezweho utashakaga. Ntabwo Imana ikunda ko dutanga mondisi. Ni nacyo Gahini yazize, ko ngo yajyaga areba ubutunzi Imana yamuhaye, ariko yajya gutanga agakuramo injonjori, ngo akarebamo akavuga ati Imana ntabwo nayiha ibi byiza, reka ndebe mu njonjori mbari ibyo nyiha. Imana ngo irababara cyane, ngo ariko mwene nyina akazajya areba mu byiza Imana yamuhaye, ngo akabijyana nk'igitambo imbere y'Imana. Bibiliya ikavuga ngo uko kwizera Abeli yagize niko kwatumye nubwo yapfuye amateka yakivugwa na bugingo n'ubu. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma mparanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa nkagirira abantu. Hari igihe n'abantu baba bafite ibintu baturega, nk'iwawe bakakurega kudataba ntibakubone, kandi wenda atari n'akazi kagutindije, kaba uri mu bindi bintu byatumye mu rugo bakubura, ukaba imbere y'Imana ariko bafite ibyo bakurega. Abana bakaba bafite ibyo bakurega, bakakurega kuvuga nabi, abakozi dukoresha mu ngo bakaba bafite ibyo baturega. Ariko Pawulo we yaravuze ngo mparanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu. Nimuhabwe kugira umutima utabarega ikibi mu izina rya Yesu. Ariko birahirimbanirwa. Kera nkizwa nari nzi ko byoroshye, iyo mpamvu twatangiye mwumva tuvugamo amagambo akomeye. Ntabwo urugendo nanjye nabonye ko rworoshye. Njye nabaye mu mahanga narabibabwiye, mbayo ndi umunyeshuri nk'uko abandi bana biga, ariko numvaga ngiye mu bintu byiza, ngiye kwiga, naranabikundaga cyane. Njya mbibonamo abo twiganye hano, Joy nakundaga ikaye, Matsiyeri ntazitinya. None Imana imfunguriye umugisha, ngiye mu mahanga, ndavuga nti ngiye kuziga. Muterankunga arambwira tuziga, uzagera kure, nzatanga ibishoboka byose wige. Nanjye nkamushimira kuko nabonaga ari mwene data, nkavuga nti Imana yampaye umubyeyi, nkazajya mwitaba, nti ndabitabye, nkamwitabamo babiri kandi ari umwe. Burya ubukene bwigisha gucinya inkoro, yampamagaye nkaza nti ndarimbitabye, kugira ngo ndebe ko bwacya kabiri. Ndagenda ndiga nk'abandi, ngeze mu mwaka wa kabiri arampamagara arambwira ati yaje kundeba nk'uko umubyeyi yakureba, azanzaniye ururabo. Yari umupapa wabyaye umukristo, hahandi uvuga ati ntabwo umuntu w'Imana ashobora kwadukwaho n'ikintu kibi. Nuko noneho gukurira mu bintu bya gikristo, hari igihe uba utazi n'isi, ubona abantu bose baseka ukabona ni byiza, ariko ni nuko narangaye.
kubera ko iwacu wari umuryango ukennye. Hari igihe ukena cyane wabona n'umugisha ukabona urasakiwe, ukumva ko ibintu byose bibaye byiza. Ariko burya isi nayo ifite ibintu itanga, bisaba ngo tujye gufata ariko twagize amakenga, kuko burya gukizwa si ukubura ubwenge, ahubwo ni ugucana ku maso. Abakijijwe Imana yabagabiye ubwenge. Haleluya. Noneho yaje kundeba, tujyana gushaka viza. Icyo gihe nabaga mu Buhinde, turahaguruka turagenda. Tugeze i Bugande, nge nabaga mu Buhinde icyo gihe, ariko kugira ngo ujye mu Buhinde icyo gihe viza wayikuraga i Kampala, niho ambasade yabaga. Aza kundeba, turajyana. Tugeze mu nzira, twese twari abakristo, mwizera, turamukanya Yesu ashimwe. Ariko tugeze mu nzira, mbona aguze amacupa 2 y'inzoga. Kandi murabizi ko abarokore yemwe tutajya tunywa inzoga pe. Tugera mu nzira, mbona avuye muri Jaguar aguze amacupa 2 y'inzoga. Afata rimwe arampereza, mbona nawe afashe irindi. Ndamubwira ntoya, ngewe kuva navuka cyokoze uko ihumura ndabizi, ariko sindasoma, sinigeze nk'inzoga. Ati reka dati barababeshya, ati nyweye. Tubuse ngewe ati ntiwambonye kwigaburo, ati sinanyweye. Mbona aranyweye, niryanjye nanze, mbona ararifashe ati mbona ararinyweye. Arangije aregamira arisinzira. Ariko mbivugiye kubera pressure yo kumva ko yirutse ubukene bw'iwacu, n'ubundi batari kuzabona uko banyishyuriye, ngize amahirwe nkaba ngiye, amaso yanjye ntiyabibonye. Byibura ngo nanagira amakenga mvuge uyu muntu tugiye kujyana ni bwoko ki. Umutima urambwira ati bihishe, ntuzabibwire na mama, ndabimuhisha kugira ngo atambuza. Dukomeza urugendo, turagenda ducumbika ahantu twagezeyo. Butaracya neza, hari umuntu w'umubyeyi uri buducumbikire. Turahacumbika aho hantu, dusanga umubyeyi yatwiteguye, asasa buriri 2. Yarashashe aho uwo mupapa ari burare, asasa ubundi buriri nge n'uwo mama turi burare. Turaryama, twari twananiwe, ariko agatima karambwira ati nk'umwana w'umukobwa waraye ahantu, inyakure basubyuke ucisha keyo hanze mugende umaze gukubura. Ngewe ngira ngo ubwo nkoze neza, mbyuse nsanga nasinziriye, ba bantu barihuza barararana. Bankubise amaso, wayiwe ngo wa mwana arabibonye. Umupapa aramubwira ati sigaho, turiya mwana azi ubwenge ntabyo azavuga. Bene data, buriya hari igihe ukena umugisha, ukumva so uzarota ubonye akazi, ukumva so uzarota ubonye ishuri, ku buryo biguhuma amaso bikakubuza gucenga n'inzira ubibonye binyuzemo. Ariko byari bidukwiye yuko tugira amakenga. Mwumva ukuntu navuye aho hantu, haruca nkarumira, sinduhe nanongorera mama, nitwa byagenze gutya na gutya. Umutima ukambwira ati nubivuga barakubuza, ceceka. Tururira turajyana, njyana n'uwo muntu wari ugiye kumenya. Ariko akazajya acishamo, tuzajya kumva, ujye wumva bambeshyera ibintu, bambeshyera kandi narabyiboneye. Ariko kambwira tuzajya kujya kumva wumve barambeshyera. Ariko nanjye bwabujije, umutima urajije. Bagezeyo uko kuntu kose yanyiyeretse tutaragenda, byose birazuka. Arambwira ati Joy, tereka ntabwo ndi so, nge nakuzanye hano ngo ube umugore wanjye. Nigaga kubera we, naryaga kubera we, nambaraga kubera we, tuvuta tw'abakobwa, dukoresho tw'isuku. Kubyanga egare kumfungira amazi n'umuriro, kwishyura aho twabagara bireka, ibyo kurya arabireka, ishuri arinkuramo, impinduka inzererezi yo mu mahanga mu gihugu cy'Ubuhinde. Ariko Pawulo yaravuze ngo nicyo gituma mpirimbanira. Guhirimbana, narahombye, ndahomba, hombe edikasiyo nakundaga, mpomba igihe, marangamutima yanjye arapfa. Nzi nuko ikintu cyitwa igitsina gabo, ndandika mbwira Imana ntinzarinda mpfa ntabanye n'umuntu witwa igitsina gabo. Ariko Yesu arambwira ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakize. Yesu mwiza. No guhirimbana, Pawulo yaravuze ngo mirimbanira, niyo terime yakoresheje. Kugira umutima utandeka. Mpagaze imbere y'Imana ku ruhimbi rwera, Imana ndinze gusambana n'umugabo w'abandi, mu nzara nyinshi, kurara hanze,
nijoro niho naraye nganira n'umutware, nigeze ndara mu mujyi wa Bangalore muri gare, nari nararwaye bamutumaho, yari yarababwiye ngo ni musaza wanjye, ariko ajya ashaka ukuntu tuzaryamana yarabibuze. Noneho muri urwo rugendo yaritindije ku buryo twageze muri gare imodoka zashize. Ubundi Bahinde barara bagenda ku manywa na nijoro, ariko aratinda, urwo rugendo ararutinza ku buryo twageze mu mujyi wa Bangalore imodoka zashize. Arambwira tubona ko imodoka zashize, reka dushake akazu turaremo, tuzabyuka tugenda dukomeza kwa muganga. Narembye, murebe ukuntu ubusa umwana urembye ubundi yageraga ngo mumarire iki koko, uretse Satani ugenza ubugingo bw'abantu. Umujyi wa Bangalore yaragiye ajya gushaka harara, ndara mu mujyi wa Bangalore mu kazu k'abagenzi. Umwana w'umukobwa buracya, kuraranze ndabizi, gusonza ndabizi, kwambara ubusa isoni. Narananutse njya mbabwira ngo nabaye ikiboke. Yesu yarambwiye ngo ndakubyibuhije, mbyutse mbona nabyibushye, narananutse ndapfa, mu maso ndashishuka, nkazajya ngenda meze ntya. Yesu akambwira ngo mwana wanjye nzaguteraho inyama. Ndashima Yesu n'ukuri, yampaye ubuzima, yampaye ubuzima. Bibasekeje kuko mutanze icyo gihe nari umukobwa w'ibiro 36, none Yesu yampaye 54, maze kuba ikibonke pe. Imana ishimwe. Ariko Pawulo yaravuze ngo niki cyantandukanya? Imana ikambwira ngo ibyo umwana w'umuntu yakwimye ubisambaniye, nzabiguha mbikubye inshuro nyinshi. Yarantesheje imyaka yose iba bupfu, ngaruka mu Rwanda n'umukobwa ufite ipfunwe, abantu mbavamo, nabaga muri korari nyivamo rwihishwa, ntibamenye icyankuyemo, ibintu by'Imana birambihira, hazajya mbaho numva nta esperance mfite. Umuntu w'igitsina gabo yansuhuza nkamera nk'utamwumvise, uwo mupapa ageze aho azajya mbaza ngo iyo ndebye ubona ndi iki, iyo nkurebye mbona uri inyamaswa. Kuko buryo iyo tuvuga ubuhamya tuvuga bike, ariko yanyigaragaje nabi ku rwego mbona ko abantu b'igitsina gabo ari babi. Ariko disi habamo abantu b'igitsina gabo beza, burya Imana ikomo ibona ko hari abantu beza. Ariko icyo gihe suko nabitekerezaga. Ariko biravuga ngo mpirimbanira, nuguhirimbana. Mwagiye mwumva no kwisi hirya no hino imirimbanyi z'amahoro, hari effort, hari sacrifice, bamwe bajyaga banafungwa bakanapfa ngo bari guhirimbanira amahoro. N'agakiza twajemo nuguhirimbana, ni intambara, kandi ngo ni intwarane zigisha mu imbaraga, bidusaba gutwarana. Tujye tubivuga twitonze, birakomeye, ni ibintu bisaba ko umuntu ahirimbana. Yesu ashimwe. Ubuzima ndabwanga, nkabaza ntego gukizwa bimaze iki? Niba umuntu akizwa bikamera gutya, kababara. Noneho akantu kambayeho maze iminsi ntekereza, nagezeho nkazajya nibaza nti harya mfite imyaka ingahe? Nkumva urugendo rwanjye rwabaye rubi, nkabona ariko imyaka yanjye n'ibintu byambayeho birangana, cyangwa amavuko yanjye sinyibuka. Umuntu aba yagize ikibazo cyo mu mutwe ku buryo wumva ahari atari iyo myaka ufite. Ariko natekereza nkumva niyo, nkareba kwiranga muntu nkabona nibyo. Ariko nkumva urugendo rwambanye rurerure, nkumva hari maze nk'imyaka myinshi, kandi mu by'ukuri imyaka cyari kimbi. Nareba no muri miruwari nkabona narashaje, nkazajya mbona isura yanjye yarashaje kandi nkiri umwana. Ubwo ni mu mutwe haba hangiritse. Ariko Yesu yangezeho, yarambwiye ngo nzakuzuza umwuka wera, numwakira azakwishimisha ibyishimo biruta iby'abasaruzi. Ndashima Yesu wanyujuje umwuka we. Nabayeho ntajya mwitaho, hari igihe umuntu aba atita ku mbaraga z'umwuka wera, nkumva abantu bamusenyera, ariko kubera ubwana nkumva simbyitayeho. Ariko umugabo amaze kuntesha, reba umuntu murwana kugeza ubwo diplome naruhiye imyaka yose, mfata icyemezo cyo kwita nkirukanka. Ntaha imbokoboko ntya, muzi ukuntu kwiga bivuna. Kwiga biravuna, abantu bize barabizi. Ndataha mama yambaza ati diplome irihe, nasize zitarasohoka ariko bazayohereza.
ariko nzi ibyambaye ariko ndashaka kubivuga. Ndataha nakubitwa, ariko kubw'amahirwe najyaga mbwira Satani ntiwanze ko niga, ariko nanjye nzarwana kugeza igihe kwiga wamvukije nzabigeraho. Ntukajye wemerera umwanzi ko agutsikamira, uvuge ngo mu bwongo nagize deception, ngo nta muntu nzongera gukunda. Satani umuhaye amahirwe yo gukoma amashyi. Ndaza ndahirimbana, nkora uburaka bw'amafuti bugashya bikanga. Sinzi ukuntu baje gutanga amaburuse, nanjye ndandika, mbona baramfashe, ndongera ndatangira bundi bushya. Njya mbabona abo twabanye muri University of Kigali, ndongera ndatangira bundi bushya. Nkazajya niga mfite agahinda, ndi kwigana n'abana nduta, nkibuka igihe nataye, nava kwiga rimwe na rimwe nkaboroga. Ariko ndashima Yesu ko yampaye imbaraga zo gutwaza kugeza igihe ikintu umwana w'umuntu yanyambuye Imana yakimpereye ubuntu, kandi nkaba nshobora guhagarara ngashima Imana ko Imana yangiriye neza. Niyo diplome yantesheje anyambuye, natangiye kwigira ndiga, ngo ngere hagati mbona arayohereje, ubu nayo ndayifite. Aza kuzayima ntasambanye, Imana niyo yamusanze yamubwira ngo warahemutse, ayihereza umuntu azabaririza iwacu. Mbona arayimpaye uko yakayinyambuye, n'indangamanota akamverope kose uko yakagateruye. Mbona Imana yamusanze iramubwira ngo uzamuhereze. Imana izatugarura ibyacu inzige zariye. Irimbanira no guhirimbana. Guhirimbana ntabwo ari ibintu bivugwa gutya. No guhirimbana, kwahirimbana kabirarira ijoro, urahirimbana. Iyo uhirimbana hari inshuti zikuvaho, urahirimbana. Anigiye na fiyanza kubenga, urahirimbana. N'akazi wagatakaza, urahirimbana. Pawulo niko yavuze ngo nicyo gituma mirimbanira, kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu. Yesu ashimwe. Nubwo nahombye ibyo byose, ariko ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi Imana yasezeranye kuzandinda kugeza ku iherezo. Haleluya! Imana ishimwe. Petero niko yamubajije ngo uko twasize ibyacu, hari igihe ubisiga kandi ukabona ko wari ukibikunze, ariko ibyarindamo hari igihe umuntu abitekereza nk'igihombo, kubwo guhishurirwa ubutunzi butagira akagero buri mu kumenya Yesu. Kumenya Yesu hari mu butunzi butagira akagero. Uko byiyongera bikaremera umutima, byamviriyemo kuvuga ati ukaniyahura. Ndabipanga burya iyo umuntu ajya kwiyahura ntabwo biza uwo munsi. Najyaga ntembera, hari dutuye hafi y'imihanda ya gari ya moshi, nkazajya ntembera avuga nti nzinjirire hano. Sinari nkiga, inzu y'abandi yari yarabaye ikibazo, nyiramazu yinjira akantuka, sinshaka kubona umukobwa mu mazu yanjye. Umutima urambwira ngo uziyahure, ntuzasubira mu Rwanda, ntuziga, inzara izakwica. Ndabipanga ndagenda. Ngo ngere mu nzira, Imana ni nziza. Nagize umushumba wankundaga cyane, amenya ko njya kujya mu mahanga, arampamagaye arambwira ngo mwana wanjye, dore ugiye kujya mu mahanga, ariko abantu benshi bagiye mu mahanga benshi baragwa, ariko nuguma kubaha Imana, Imana izaguha umugisha. Arambwira ngo pfukama ngusengere. Ndapfukama. Umushumba afite agahinda kenshi, asomera ijambo ry'Imana. Hariya Pawulo atongera Timoteyo ngo mwana wanjye ndagutongera. Pasiteri anongera ibintu byinshi. Ndi muri urwo rugendo negereje neza kugera mu muhanda, iryo jwi ry'umushumba riza mu matwi yanjye. Muririmbyi niko yavuze ngo nubona ko naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo. Ugiye wibuka ngo ni wowe ya Mana
yakuye Esther muri koma maze iminsi 3. Ni wowe ya Mana turi kubyara abaganga bananiwe, ni ya Mana mu ntambara zikomeye amasasa avuza ubuhuha, ni ya Mana muri accident yahitanye benshi ukavamo ugakira, ni ya Mana ifite kudahinduka. Imana ishimwe. Nubona ko nani urugendo uzanyibutse urukundo. Ndagaruka ariko ngaruka mfite mu burakari bwinshi, ndavuga nti Mana we nubwo ngarutse ariko ngiye kugutuka. Iyo byakomeye hari n'igihe bituviramo kuba twatuka Imana. Ngiye kugutuka. Ndatekereza igitusi najyaga numva abana batukana muri primaire. Ngiye Yesu ngiye kugutuka kuri nyoko, ikizaba nzanka umuti. Nari narasaze bwarayazi. Ariko Yesu ni mwiza ntuzamutuke, ni mwiza duhaye, ni mwiza dushatse tugatinda kubyara, burya ni mwiza twahize bikanga. Dawidi yaravuze ngo tumushimire ko ari mwiza, kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Icyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana ndetse nkagirira n'abantu. Imana ishimwe. Yesu yaje kungenderera, ntabwo nari nzi ko navuga n'amagambo abiri imbere y'abantu, ariko ndi muri ayo mahanga. Imana yajyaga imbwira ngo nzagutoragura mu ishyamba nguhereze umugisha wanjye, nzagukura mu ishyamba nguhagarika imbere y'abantu benshi uvuga imbaraga zanjye. Ariko nkibaza ukuntu nzavuga, rurimi rwari rwaragobwe, numva Imana arangiriye ibisharira. Maze gutaha mubabara uranyica, nkazajya mba umwana uba wicaye mu rugo atavuga, na mama wambyaye atazi ikintu cyambayeho icyo ari cyo. Burya iyo umuntu agikomeretsa ari bibisi, ntuba ushaka ko hari n'umuntu wamenya ibintu byakubayeho. Ariko burya mu gutobora ukavuga habamo umuti. Ariko nyine iyo umuntu Imana itaramugendera ngo imuhe gutobora, burya no gutobora n'Imana ibiha umuntu, si imbaraga z'umubiri zabishobora. Nuko bangaho mbandira arambarira gusa, ibitotsi ndabibura, nkazajya ndyama sinsinzire, habura uko mbigenza. Abantu bazi iwacu nge nkajya kuryama cyangwa ngahaguruka nkagenda. Ubuzima bwanjye bwarahagaze. Ndi umwana nanjye ntazi uko ibintu bizagenda. Mu rusengero ntaherutse, igaburo ryera navugaga ejo ntaryegera, nta muntu nsuhuza, nta muntu mvugisha. Mama nawe ndeba gutya kumirwa, rimwe na rimwe akazajya agira gutya akankubita n'urushyi, ati sinshaka kubona umwana uhora yicaye mu nzu atavuga. Nyamara atazi rero micyambayeho kintera uko guceceka kungana gutyo. Ni nayo mpamvu tuba dukwiriye kwigengesera bene data. Hari igihe abacecetse utazi cyangwa se afite indi myitwarire idasanzwe, biba bidukwiye ko tubigengesera, ko hari igihe haba harimo ikibazo nawe ataratobora ngo avuge. Imana ijya idufasha kwihanganira bene data. Yesu ashimwe. Ndangije naje guhaguruka mbwira Imana nti Imana, ndashaka kumpa amafaranga menshi, nkazubaka ikigo cy'abana b'imfubyi bakazajya banyita mama, ariko sinzigere ngira ahantu mpurira n'umuntu w'igitsina gabo. Njya gusenga, hari ahantu habaga ishyamba bicyemewe ko abantu bajya gusengera ahantu hariho hose. Nkajya muri iryo shyamba ndavuga nti Imana, ngiye muri iri shyamba haciyeho imyaka myinshi, ngiye kuguhamagara umpereze amafaranga nubaka ikigo cy'abana b'imfubyi, nabwo b'abakobwa. Numvaga ibintu bigendanye n'amapantaro wapi, abakobwa nkumva nibo bana bazanezeza kubera ibikomere. Iyo umuntu akomeretsa anasenga nabi, Imana ibomora inguma mu izina rya Yesu. Iryo shyamba narigiyemo, narasengaga se, nagiraga amarira ntarinzi ko ashobora gushira. Natangira gusenga amarira akamanuka, ngafata ikayi, ibyo nakavuze ku munwa nkabyandika. N'ubu iyo kaye mu rugo ndayigira, nkandika ni Data wo mu ijuru, naje muri iri shyamba kugusaba amafaranga mpakubaka ikigo cy'abana b'imfubyi bajya banyita mama, sinzagira aho mpurira n'umuntu w'igitsina gabo. Ndi muri iryo shyamba, ryabaga ari ishyamba ricikikanamo abakozi b'Imana benshi bagenda bahanura, ariko nihisha ahantu numvaga nashaka umuntu mpanurira.
buryo byatinze n'ibyo turabizinukwa ukumva baranabeshya kandi hariho n'iby'ukuri ariko ugeraho n'imvugo y'Imana ukayizinukwa. Njya muri rya shyamba munsi y'ibyatsi ahantu umuntu atambona, ariko umukozi w'Imana ari kuhanyura ankubita amaso arankomanga ati yewe nanga kubura amaso. Arambwira ati umva uko Imana imbwiye. Imana irambwiye ngo niyo yagukomerekeje kandi ntizakomora, izagusanga umaze kabiri, ku munsi wa gatatu iguhagurutse ngo kandi irambwiye ngo uzabaho uri imbere yayo. Mbega ubuhanuzi buryoshye! Ambwiye ayo magambo naraboroze ndabyibuka. Imana ni wowe wankomerekeje, ni wowe wanyambuye, umwana w'umuntu yakurushije imbaraga. Ndavuga wa muntu wampanuriraga amfata akaboko arambwira ngo umva uko Imana ivuze. Yobu 14 nuko yambwiraga. Imana irambwiye ngo erega hariho ibyiringiro ko nawe igiti cyaba cyaratemwe cyakongera gushibuka kikagira amababi meza kuruta ya mbere, ngo kandi nubwo imizi yacyo isazira mu butaka, ngo ariko iyo cyongeye kumva amazi kirongera kigashibuka. Aya mazi ni umwuka wera, nimuhabwe gusogongera mwongere mushibuke. Yewe giti cyatemwe we, wumva nta byiringiro, hariho ibyiringiro ko nubwo byaba byararangiye, nubwo ubanya nk'uwatemwe umeze nk'igiti cy'inkokore, ariko Imana iravuze ngo niwongera kumva amazi uzongera gushibuka. Nimwakire gushiburwa n'imbaraga z'umwuka wera. Arambwira ngo waje muri iri shyamba uri kubwira Imana ngo iguhe amafaranga menshi, ngo ariko Imana irambwiye ngo niyo yaguha amafaranga menshi ntabwo azagukiza umubabaro ufite, ngo ndetse niyo yaguha umugabo ngo nubwo nabonye nta n'uwikeneye ntabwo azakuvura umubabaro ufite, ngo ahubwo Imana irambwiye ngo iguhaye kuzura umwuka wera. Haleluya! Ngo numwakira, ngo nakomeje kuganira n'Imana ngo iri kumbwira amazina ya mwuka wera, ngo ariko wowe yambwiye ngo numwakira ngo uzamwite umuhoza, ngo kuko ari uzaguhoza. Ndashima Yesu wampaye umuhoza. Ngo uwo muhoza ngo nabonye akuzuza ibyishimo, ngo azakwigisha ijambo ry'Imana, ngo ku buryo ijambo nabonye rikuryohera, ngo ukazajya ugenda mu nzira unisetsa, ngo kubera ibineza neza by'ijambo ry'Imana. Ndashima Yesu wanyujuje umwuka wera. Yesu yampaye umuhoza. Mwuka wera yaraje ndongera ndaseka. Mwuka wera yaraje nsubira mu murimo, nsubira mu itorero, ngaruka ku igaburo ryera, ndongera ndakaraba. Icyo gihe najyaga nanga no gukaraba nkaba namara n'iminsi ine, numva nta wankunda, numva ndi mubi, numva ntawe unyitayeho, umwana w'umukobwa. Iminsi ine yari depression, ariko Yesu yaraje ndongera ndikunda. Ongera wikunde mama, ongera wikunde, ongera urye, ongera wiyiteho. Nubwo wagize ibihombo, nubwo wategushywe, wagize amadeception menshi mu buzima, ariko Imana itanze kongera gushibuka muri iri teraniro. Nimwongere mushibuke mu izina rya Yesu. Oh, haleluya! Yesu yaraje. Uzi ko agukiza maze gukira. Yawe ninavuga ngo ntabwo ngo nzashaka umugabo, numva nkeneye umutipe da. Iyo dukize ntangiraga kwibombarika, Imana iragukiza kumva ko ari ngombwa, kumva bimwe bavuga ngo nshaka kwiyahura, kumva ubuzima buraryoshye. Yesu we nsigaye numva buryoshye, nkabwira Uwiteka n'Uwiteka we mbabarira umpe kurama imyaka myinshi. Ariko icyo gihe naravuga ntigupfa bindutiye kubaho, nziyahura nzabigira gute? Ariko kubaho biraryoshye, dufite ibyiringiro. Ubuzima ni impano y'Imana, nimwakire kubaho mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Ndakira rwose, ndongera ndakira, nkazajya mbona abatonto, nkabona n'abana beza. Ngeze n'igihe cyo gushaka, erega mbona n'umusore ntahisaza. Bimwe najyaga nivugisha ngo ntawe nshaka, ngo numva ntazashaka. Ngera imyaka yo gushaka ahubwo sinamubona. Azi Uwiteka nese Uwite, bimeze bite ko imyaka igeze nkaba mbona ntawe mbonye?
njya gusenga Imana irambwira ngo kuko wanyubashye igisubizo cyawe ngiye kukizana kandi nzakizana kitariho ivumbi. Kubaha Imana bituma igisubizo cyacu kiza kitariho ivumbi. Imana ishimwe. Umuntu aza kuzaza ndamubona, nari nibereye mu iteraniro nk'uku kankavuge ngire tugera aho dusoreza. Nakundaga amateraniro ya mu gitondo cyane ndi umwana nibature. Ese ubuzwa n'iki guteranama kuri inkumi utagira abo wonsa nta iki gituma utibatura ngo ujye gusenga? Jewe niba igisubizo cyanjye nakibonye niho umugabo namukuye. Wenda wowe uzamukura muri banki aho ukorera, wenda iwanyu muri n'abakire, ariko njye nari umukene. Igisubizo cyanjye ngitega kuwiteka wenyine, ntabwo nabishinga. Ntimushikishinga abantu. Abyuka nkajya muri nibature, umupasiteri umwe aza kuzanyumva ahantu, aravuga atari kuriya mwana atavuze neza Imana, timureke tuzamutumire hano muri nibature aza tubwirize. Nari nkiri mutoya, bya bindi bya cyana nyine, ariko umushumba akakubona akabona ko ashobora kukurera bigakura. Uwo mushumba arantumira ndaza, nabwiriza umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Ngeze ku wa kane Imana iramvugisha irambwira ngo mwana wanjye, nibature naguhaye nuyisoza amahoro nzaguha kado. Imana imbwiye kado, nahise ngira ngo ni umuntu uzampa telefone cyangwa imyenda. Nabaye nka Yakobo kubera ubukene, yajyaga abwira Imana ngo nonke ibyo kurya n'imyambaro. Ariko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Ndavuga ni buriya ni umuntu uzampa telefone akampa n'imyenda y'abatumishi, hazajya nambara neza. Nuko natekereje nari umwana. Kumbi mu murimo w'Imana, Imana yarapfunyisemo igisubizo. Ku wa gatandatu ndabyibuka hari umuganda, nibature ndi buyisoze ku wa gatandatu. Umusore rero yarahanyuze, siho yateraniraga, ntabwo ariho yateraniraga, yateraniraga hano, ariko atuye aho hantu nari nakoreye nibature, arahanyura. Ahanyuze umukecuru aramuhamagara uri gukoropa hanze y'urusengero ngo mwana wa wihangana unyure hano nkubwire. Umusore ngo agira amatsiko yo kumenya ikintu umukecuru amuhamagariye. Ngo aramubwira ngo mwana wa ngo hano hamaze iminsi hanyura umwana, ngo nkwifurije guhura n'uwo mwana. Mwumve marayika, burya haba abakecuru baba ari ba marayika, twe tukagira ngo ni abakecuru basanzwe. Joy uri aho ngaho wakubiswe, ariko umukecuru arandanga. Umusore agira amatsiko yo kumenya ngo uwo mwana ninde, uwo mwana ni ibiki. Abwira umupasiteri wawe ati wanshakiye umuntu witwa gutya, tiko bamunkumbuje mukazamudutumirira muri iri teraniro. Ninjiye muri iryo teraniro ntazi ko Umwuka Wera yangendereye. Kumbe umusore yaje yihisha ahantu inyuma, ngewe ndi kuvuga tuba tuvuga, hari umusore uri hariya inyuma Uwiteka yanyoherereje ngo ambere igisubizo. Azajya nivugira Imana uku nguku. Umusore ngo arafashwa cyane, hari igihe afashwa agafasha afashijwe. Umusore arafashwa. Noneho ngo dutahe, yaje nagiye kubona mbona umusore aje anyiruka inyuma. Nitahiye hari nijoro, iwacu ntibajyaga bemera ko umuntu arara mu masengesho, niyo habaga ari nijoro waratahaga. Nuko ndasohoka ndi kwiruka, hari nka 5:00 mbona umusore aje ankurikira. Arambwira ati tuwadufashije, ati ngewe turabwirije ndanezerwa, ngo waduhaye iby'umwuka, ngo nanjye ndumva nshaka kuguhesha ngo umugisha ngo kuby'umubiri. Yarafumbatije amafaranga ndayanga. Nanjye naragakobwa kihagararaho, bajya bavuga ngo udukobwa duto twihagararaho bibi. Ndayanga. Kandi Mana Esther iwacu twari abakene ku buryo uyareba ukayabarira utaranayabona. Mama arakuramo ifu y'ubugari, isukari iki. Ariko uwo musore mbonye ukuntu aje yakomeje ibintu, yari n'umusore mwiza pe, haje atyo ndayanga. Noyandi mfite tike, mitamwereka n'isakoshi ndafungura, mwereka 3,000 nari mfite mu isakoshi, nti dore ngaya ndayafite, ni nta kibazo urakoze ndagenda. Kumbe umusore ngo bimukora ku mutima, wahiga homba kugeza igihe agereye iwacu. Ansaba randeva araza, arambwira ati rero tinge ndaje. Nari
maze iminsi nsenga Imana nimereza igisubizo. Umunsi aza yarambwiye ati nariteguye nasenze Imana, ati narakubonye mbona ko ari wowe gisubizo cyanjye, nunyemerera. Nuko yaje ntiyaje ngo nshaka kumenya iwanyu, ngo menye ababyeyi, ngo menye barumuna. Oya, iyo umaze gukura ibyo bigenda bimenyekana. Araza ikiri umwana namenye iwanya bamenye bose, nabyo ni byiza, ariko hari n'igihe Imana ibyihutisha kandi bikagenda neza. Nuko ndamubwira, araza mubonye mbona ni umusore mwiza, ariko ndamuhakanira pe, ariko namuhakanaga nijijishije, nkavuga nti ndaguhakaniye mumirije ijisho rimwe ariko ndagukurikirana. Ndamuhakanira pe, ntoyani mfite mukuru wanjye, mfite ndashaka no kwiga, nta gahunda mfite. Aranyinginga ndanga, ariko mu mutima mvuga nti ni wowe nisingukatira.